umugore umwami wo muri Amel Behram umukobwa we igikomangoma Joda niwe waduhagaritse rwose twari tugiye kugira ngo twibe bya bigirwamana rwose sinzi ukuntu yabimenye kandi rwose wo kugira ngo yirinde we ubwe yohereje ingabo zose kugira ngo zize ziturwanye twafushije abasirikare 7 maze babapfusha abasirikare 6 barindwi bakaba barwanyije abasirikare 70 siko kuri siko bimeze rwose umbabarire nyiri cyubahiro igikomangoma Juda yari mwiza cyane rwose ku buryo natwe tutamukuragaho amaso ugomba rero kubisobanura nyiri cyubahiro mu buryo burambuye yari ameze nk'ururabo rwose nyakubahwa isura ye nziza cyane uruhu rwe runyerera rwose byaragatangaza uko ateye n'uko ameze kose iyo byari bishoboka numvaga nakigurisha maze nkaba namugura kubera ubwiza bwe mugende mujye kwambara imyenda y'amabara kano kanya hanyuma mubyinane n'abasigaye bose harya urambwengera iryo zina ry'icyo gikomangomakazi ni irihe ni Joda nyakubahwa Joda 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 ni ibiki byakubayeho ninde wakoze ibi Sangam Singh wagombaga gupfa aho kugira ngo uruke mushiki wanjye agerwaho n'ibibazo byose nyakubahwa abamugare bari batatu urusengero narinze igikomangomakazi ariko batwaye muti nagerageje kurwana uko nshobora kose kugira ngo ni n'igikomangomakazi ariko byaje kurangira bashimuse muti maze baramusigarana nuko nguko rwose byagenze uzemera amagambo yanjye ari uko ubonye ko rwose umukobwa wawe agarutse imisatsi ye yahindutse ndetse afite n'ivu mu gahanga ke kandi cyambere uzabona imisatsi ye yangiritse cyane kandi ubone isura ye irahangayitse cyane ku buryo utigeze ubona Sangam Singh genda ubwire ingabo zose zitegure kandi ubabwire ko nta munyamahanga n'umwe wemerewe kwinjira mu butaka bwacu uranyumva neza kubera ibibaye ndatekereza ko ibirori bigomba kurangiriza hano nta yandi mahitamo mfite turabisoje Mama ni ibiki ngwino tugende mwese mugende mama urimo urakora ibiki moti arimo ararwana n'ubuzima bwe none reba wowe ibyo wibereyemo irebe mu kirahure urebe ukuntu usa ntabwo ugaragara nk'umu princess wa Amel urabona ukuntu usa reba imisatsi yawe reba ukuntu uruhu rwawe rumeze reba mu gahanga kawe mama uyu munsi abamugara batwatatse ntabwo niyumvisha ukuntu byibuze utihanaguye mu gahanga kawe ngo ubuke kuri igikomangoma mama kuko ubira icyo uri kundakarira oya icara hasi
ndasenze nta na kimwe rwose kizigera kikubaho, zirandaguze nta na kimwe zizafata, buriya buhanuzi bwe rwose buzagende burundu, ntibuzigere bugukurikirana, ahazaza hawe hazabe heza. Mama, ariko n'ibiki urimo gukora? We buhanuzi, n'ibiki urimo kuvuga? Ntabwo ugomba kumenya buri kimwe cyose. Niwongera gusohoka buno bwami uzaba ufite ibibazo, ntabwo uzishimira ko nzakwitwaraho, uranyumva neza? Mama, ariko n'ibiki urimo kuvuga? Ntabwo nzatuma rwose bikubaho, sinzigera rwose mbyemera. Mama, n'ibiki utazatuma bibaho? N'ibiki? Ndakwinginze mbwiza ukuri, umbwire ibyabaye. Awe, byibuze rwose ubu ngubu ndabona isura yawe yongeye kumera neza, nkabona uri Joda wanjye. None se byibuze wabwira Joda wawe icyabaye? N'ibiki mama? Ni ukuvuga ngo naryamye rwose kuri iki gicamunsi maze ngira inzozi mbi. Mama, uzi ko dufite connection imwe burya? Uzi ko narindi mu bibazo byinshi, hanyuma nawe muri wowe ukabyiyumvamo? Rwose urukundo nkunda rurakomeye. Joda mwana wanjye, nzakora buri kimwe cyose kugira ngo umererwe neza. Ngomba guhindura ahazaza hawe, ngomba ziranda kuzihindura. Nubwo rwose byaba bimeze nk'uko ngiye kuba navugana nabi n'Imana, ariko rwose nta kundi nabigenza. Amateka buri gihe yihitiramo abarwanyi bayo n'uburyo bazabyitwaramo. Mu Buhinde ahazaza hahisemo Joda na Akiba kuzahura. Nubwo byari inzira ndende, nubwo byari bidashoboka, ariko byaje gucamo kugira ngo handikwe amateka y'urukundo, amateka azamenyekana ku isi yose, amateka azasiga urukundo nyakuri rwaturutse mu bigeragezo no mu rwango. Nyuma y'ibyabaye uyu munsi, nta cyizere ngifite cyo gukomeza kurwana. Uyu munsi abamugara bageze ku mipaka yacu. Ejo inkoko itarabika baraba bageze mu murwa mukuru wacu. Mumbabarire rwose uncle, ariko nta makosa yawe, ntago wakabaye wemereye Joda kuba yasohotse. Papa, rwose Joda wamuhaye uburenganzira bukabije cyane. Ese nimumbwire, abaye ari umukobwa wanjye cyangwa se mukazana wanjye cyangwa se n'undi uwo ari we wese, cyangwa na muti wafashwe, itegeko ry'Abarajput rivuga ko nta muntu ugomba guhemukira umukobwa wacu, ko nta muntu ugomba kumufata nabi. Rwose twohereje ingabo nyinshi cyane zari zibaherekeje. Rwose sinzi ukuntu twakomeza gukora aya makosa. Rekeraho, birahagije Bhagwan, amagambo urimo uravuga rekeraho. Mu cyimbo cyo gukomeza kuvuga ibyo ntaho tungangije neza, zana igisubizo tukwiriye kugenderaho twese ku kibazo kiri ku mipaka yacu. Anko, ni ibiki urimo gutekereza? Iminsi mikuru izatangira ejo bundi. Muri urwo rwego rero nibwo ngiye gutuma abatware bose bo mu Barajput kugira ngo bazaze dusangirire hamwe. Muri urwo rwego bose nzatangira kubigarurira, maze mbateranyirize hamwe mbabwire intego yacu. Ibyo ni ibiki urimo kuvuga? Ni gute twese twahurira hamwe? Uribwira ko bakemera kuba inshuti zacu? Iyo bumvisha abamugara bagira ubwoba, bityo rero rwose nta kintu twababwira ngo bazapfe kutwumva. Uratekereza yuko bazemera kuza? Kuri iki gihe ngiye gukora ubushuti, ariko kandi bushingiye no ku masano. Ngiye gutuma abakobwa bacu bashakana na bariya batware bose bo muri buno bwami bwacu, bityo rero nibabona yuko twabashatsemo bazatwiyungaho. Ibyo rero byumvikanisha ko Abarajput bose bazabashyira hamwe, kandi nyine muri ibyo ni nabwo nzashakira umugabo Joda. Agomba kuba umurajput, indwanyi y'akataraboneka, kandi ikirenze ibyo agomba kuba umwanzi w'abamugara. Ubukwe bwa Joda buzaba ikimenyetso cyo gushyira hamwe kw'Abarajput bose, n'itangiriro ry'abamugara kugera kure. Assalamu alaikum mwami. Ndashaka amakuru yose avuye muri Amel. Ndashaka kumenya ingabo bafite, ndashaka kumenya gukomera kwabo, intege nkeya zabo, ndashaka kumenya n'inshuro bahumeka ku munsi, n'inshuro bahumbya ku munsi. Ibyo byose ndashaka kubimenya. Uko byifuza nyiricyubahiro. Assalamu uncle. Wa alaikum salam. Waba wohereje Sharif Dim muri Amel? Yego rwose uncle. Ni iby'ingenzi kumenya umwanzi wawe mbere yuko utangira intambara. Munyihanganire nyakubahwa, rwose nari nkeneye umugisha wanyu. Umwana wanjye w'umuhungu wavutse nagira ngo mumuhe umugisha.
mbega ibyiza by'agatangaza, ni umwana wawe wa mbere. Yego rwose nyakubahwa, ni byiza cyane, ariko hari ikintu nshaka ko unkorera mbere ya byose. Icyo ari cyo cyose rwose nta kibazo nyakubahwa, ndagikora. Ugomba kujya muri Agra, ni urugendo ruzatwara iminsi 30. Agra, ubwo mfite urugendo rw'iminsi 30. Ubwo se ndasiga umugore n'umwana wanjye, ndabasiga inyuma. Ndashaka ko ugenda ugahereza ibi bikomo umugore wanjye, ni ibikomo by'agaciro, kuko umugore wanjye akunda bino bikomo cyane, kandi rwose ni ibikomo byiza cyane by'ibirahure. Hanyuma rero nuba ugarutse, ugomba nanjye kuza unzaniye message izaba ivuye ku mugore wanjye, kandi nanone ugomba kwibuka ko nta gikomo na kimwe kigomba kuzameneka, dore ko ari ibirahure. Mu gihe cyose uzaba ukiri ku rugendo, umwana wawe azakomeza yitabwaho nanjye. Uburinzi bwanjye buzaba bumuriho. None se anko, ni ibiki bizabaho mu gihe igikomo kimwe kizaba kimenetse? Nta gikomo na kimwe kizameneka, kubera ko uyu mwana ari uw'agaciro kuri we. Mu gihe rero ufite ikintu cy'agaciro ugifitiye umuntu, akora icyo ushaka cyose kugira ngo cya kintu cye cy'agaciro kitangirika. Kuva ubu uyu mugabo muhinduye umucakara wanjye igihe cyose. Ndakubwira ukuri, azafata neza biriya bikomo kugira ngo uyu mwana we mwiteho neza. Jalal, ibi ni byo byitwa imbaraga z'ibitekerezo. Ubwo rero urumva ko n'uyu mukino ugomba kuwukina n'aba-Rajput. Icyubahiro cyabo nizo mbaraga nkeya zabo. Niwica umwe, abandi 100 bazahaguruka. Hanyuma niwica abantu 100, bizagusaba ko wica abandi benshi. Bityo rero ugomba kwica icyubahiro cyabo mu cyimbo cyo kubica. Mumbabarire rwose mwamikazi, ntabwo mushobora kwinjiramo imbere ko bari mu nama ikomeye. Nta bikomeye kurusha ibyo ngomba kuba navuga. Ni ikihe kibazo ufite? Mbwira kano kanya ikibazo ufite. Ngomba kuvugana nawe kano kanya rwose, kuko birihutirwa. Ndabizi ko urusengero rwatewe uyu munsi. Niyo mpamvu rero nanjye natumijeho iyi nama, kugira ngo hataza kuba hari abatwihishemo, kugira ngo tumenye umwanzi. Hanyuma se habaye hazaza ari wo mwanzi wacu. Hanyuma mwese musohoke. Ndatekereza ko tugomba gutangira gutekereza ku bukwe bwa Juda byihutirwa. Mainavati, ntumbwire ko uzanywe no kumbwira ubukwe bwa Juda ni ibiki biri kukwihutisha. Ugomba kumbabarira, hari ibintu ntakubwiye. Juda wawe azashaka mu bamugara. Numubona, ikimenyetso cya mbere uzabona mu gahanga ke huzuyemo ivu, maze uzabona imisatsi ye isandaguje. Uzabona isura ye yahindutse cyane. Ibyo bizakumera ikimenyetso, kandi nta no guhinduka guhari. Aho niho hazaza he. Ibyo byose uri kumbwira ni ubusa. Ndakurahiriye rwose ko ibyo bintu bitazigira bibaho. Baye mfite uburyo rwose, ejo ntategura ubukwe bwa Juda. Ntugiye gutumira se abatwari bose bo muri Rajput? Bizagenda rwose nk'uko ubyifuza, ntugire ikibazo. Humura, ntukomeze kubitekerezaho cyane. Abatware bose bo muri Rajput bazaba ari hano mu minsi mikuru yose. Ubwo rero byose tuzabyorganiza hamwe, njye nawe. Muri icyo gihe rero nibwo nzashakira Juda umugabo mwiza umukwiriye. Hanyuma rero ngiye no gutangaza umuyobozi mushyashya uzakurikira mu gihe nzaba ntakiri umuyobozi. Abatware bose muri Rajput bagomba kwiyunga bagashyira hamwe. Nituba dushyize hamwe, ntaho mu bamugara n'umwe uzashobora kuba yadutandukanya. Ndabona igicu gitangiye kugenda kiremera cyane, Oncle Behram. Hagombaga kuba rwose hakonje, ariko rwose nta masengesho na makeya
yaba Rajput na makeya azaba akize inkota yanjye, kuko rwose ngiye kuyibakebesha nta mpuhwe. Jalal, maze kubona yuko rwose aba Rajput bamaze kukwinjiramo wese, bamaze kugusaza neza neza, kandi rwose iyo ufite urwango rungana gutyo birangira rukugejeje ku rupfu. Kubera iki udashobora gushimishwa n'uriya mugore ngo atware ibitekerezo byawe maze ureke gukomeza gutekereza gutyo? Ibyo rwose nabyo ntabwo ari igitekerezo kibi habe na mba. Reka ngerageze ndebe. Oya, unjyaniye hehe umugore? Munjyaniye hehe umugore? Oh nyakubahwa, ni mwebwe? Rwose uwo ni umugore wanjye, mumbabarire ntimugire icyo mumukoraho. Mumbabarire rwose niba ari amakosa nakoze. Ni umugore wanjye rwose ntimugire icyo mumukoraho. Cunga umunwa wawe. Uyu mugabo ni umwami wo muri ubu bwami bwose. Iyo agize icyo akunda agihindura icye. Ariko rwose ni umugore wanjye, ni urukundo rwanjye, ni umuryango wanjye. Rwose ndekera umugabo, ndakwigenze va ku mugabo wanjye. Urahitamo kimwe, ubuzima bwawe cyangwa urukundo rwawe? Subiza, ubuzima bwawe cyangwa urukundo rwawe? Umugore wawe rwose ndamureka, ariko ndaza rwose kuza gutwara umutwe wawe. Rwose ndumva atari ibintu bigoranye. Ndakureka wihitiremo ikikunyuze. Rwose ntimugire icyo munkoraho, mushobora gukora icyo mushaka cyose rwose nyiricyubahiro. Mumbabarire rwose ndabinginze, mukize ubuzima bwanjye. Wari uzi ko urukundo atari ikintu kirenze cyane rwose mu buzima? Niyo mpamvu rwose ntaba niyumvisha ukuntu umuntu yajya kuvuga ngo afite urukundo rw'ubuzima bwe bwose. Wigenda, winsiga rwose, ngwino umfashe. Ndakwinginze winsiga. Iyaba wabishakaga wakabaye wizanye rwose ku buryo bworoshye, ku buryo ntawe ugombaga kubikomerekeramo. Kano kanya nawe uhita wirukanka, maze ugende ukurikire umugabo wawe. Urabyumva? Genda usanga uriya mugabo w'ikigwari udashobora guhitamo hagati y'urupfu ndetse n'urukundo rwe. Ariko kandi hanyuma uze kuza kwibaza uti, ese uru rukundo ruduhuje rurakwiriye? Byibazeho rwose, urebe niba bikwiriye, urebe niba bibahuje. Ari urukundo nyarukundo cyangwa ari inyungu buri wese ashaka ku wundi? Ubyiteho neza maze ubitekerezeho. Byiza cyane rwose Jalal, tugomba gutuma rwose nabo batwubamira nk'uko nguko bigenje kuri aba bantu. Kubera ko rwose uyu munsi nituza kubaca imitwe, baraza gupfana ubwereyasi bwabo, kuko rwose bahitamo gupfa kugira ngo batwubamire. Bagomba gukora ibishoboka byose bakakubamira, kuko agaciro kabo ni abagore babo. Niba rero abagore babo bari buze kuba nta gaciro bafite, ibyo biraza gutuma tubageraho ku buryo bwihuse. Ibi rwose biraza gusiga nta yandi mahirwe bafite uretse kuza gushyira icyubahiro cyabo hasi maze bakadupfukamira. Kuva kera ndi muto rwose ntize amasomo menshi cyane kuva kuri wowe. Buri munsi rwose ntiga ikintu gishyashya oncle. Ubu ngubu rwose ndashaka kugira ngo umbwire ikintu cy'agaciro. Cy'agatangaza cyane ku ba Rajput, cyatuma batwubamira nk'uko tubishaka, cyatuma bajya munsi y'ibirenge byacu. Moti, byuka kano kanya rwose, ni igihe cyo kugira ngo ubyuke. Sukaniya, ntibicyo urimo gukora, ni uku nguku ubyutsa abantu batameze neza. Kandi uratangiye nanone, aya si amakosa yawe. Yaba utaratwaye moti ku rusengero, ibi byose ntibyari kuba byaramubayeho. None urimo urivugisha gutyo. Sukaniya, nawe rwose ntago woroshye. Njyewe nagiye ngiye gusenga. Nuko nguko se byagenze? Cyangwa ari ugiye gusenga ushaka umugabo? Rwose rega nakubwiye yuko umugabo we yarangije gutoranywa. Ni umugabo rwose ufite ibitama binini,
ufite ibiguru, ufite igitwe kinini, uwo niwe mugabo wawe? Wibagirwe ko agomba kuba afite n'ikida kinini. Hanyuma ibyo bintu byose uvuze ndaza kugenda mbibwire mama, maze nze kureba uko uze kuza kwitwara. Amaze kumva ayo magambo yose umajije kuvuga, rwose ndi kumva mfite inzara. Urimo kumva ushaka iki? Ndashaka inyama z'agatangaza, inyama ziryoshye, hanyuma ngashaka n'umuceri mwiza utetse neza. Ku rundi ruhande, Jalal yari ari kugerageza kumenya imbaraga nke z'aba Rajputs. Ari nako ku rundi ruhande Mainavati ndetse n'umugabo we Bairam bari barimo kwibaza ku mukobwa wabo Joda. Jalal rwose nta cyubahiro agirira urukundo. Nanone Joda ntabwo rwose yari azi icyo mama we na papa we bamushakira. Joda ntiyari azi ko bashaka kugira ngo arongorwe n'umurajput ku buryo bwihuse kandi vuba cyane. Akomeje kujya akora neza rwose aho yabaga ari hose, dore ko ari byo byamurangaga. Mu gihe Jalal we ibitekerezo bye byose byari biri mu kurimbura abarajput mpaka bamazeho burundu. Ubwoba bwari bwose mu batware bo mu barajput. Byatumye rero bose bitabira iminsi 18 y'iminsi mikuru mu barajput kugira ngo bose bashyire hamwe barwanye umwanzi. Icyo Jalal yaragambiriye byari kugira ngo azane umwijima mu barajput bose ndetse n'icuraburindi. Ndakuramukije igikomangoma Joda. Sukania yarakuntumyeho ngo uze umutangire murebe abatware bo muri Rajput. Ngende umubwire yuko ndi buze mu kanya. Ndaza rwose kuza kureba abatware mu kanya. Ariko rwose ndashaka kubanza gutsinda uyu mwami. Uyu nguyu rwose twicaranye. Joda, urabizi neza ko rwose gupfa kumutsinda atari ibintu byakorohera. Kubera iki se wumva ari ibidasanzwe imbere yanjye? Ndaje rwose nkwemeze. Kandi rwose umbabarire ko nta n'umuntu uri buze kugufasha nkaba ngiye kugutsinda. Ibyo rwose byibagirwe kuko uyu mwami wanjye afite abamushegeye, bityo rero kuntsinda ntibiri bukorohere. Ndabikunze rwose muvandimwe. Umwami agomba kuba afite abamwungirije. Ariko umuntu wenyine ushobora gutuma umwami akira ni umwamikazi. Kandi rwose aho biri kugana ndabona rwose ngiye kugutsinda. Ndabona indogobe zanjye rwose ziri hafi gutsinda umwamikazi wawe. Wabibonye musaza wanjye nkunda? Igitangaza cyabaye rwose hano muri Amel. Ndagutsinze ku nshuro ya mbere. Ubu rwose ndumva ndi uw'agatangaza, ndumva ni umuntu udasanzwe. Niba nshobora kuba ngutsinze muri iyi mikino, nzi neza ko rwose no ku nkota nshobora kugutsinda. Mushiki wanjye, ibyo rwose ntukazajya ubitindaho cyane kuko rwose kuntsinda ntibishoboka. Kandi ntukazajya utekereza imikino ibiri igihe kimwe. Nahoze ntekereza kuri inama ya nimugoroba, bituma ntakaza kwita ku mukino. Sinzi rwose icyo nkora buze gutekereza. Uraza kubibona vuba cyane rwose. Ameri yose iraza kumenya uwo uri we, araza kumenya ko uri umwami mushyashya. Ibyo nibiba bibaye, nzamenya ko nzaba nsinze umukino witwa ubuzima. Ibyo nibi turimo kuvuga ngo niba humura rwose bigomba kubaho. Rajput rwose dushimishijwe kandi dutewe ishema nawe. Uretse ko ari iby'agaciro kuza kuvugisha abamugara niba bagize n'ahangaha. Kandi ntiby'agaciro ndetse ni n'iby'ingenzi cyane nawe gufata inzira ukagenda. Kubera iki? Ntawamenya, wenda wasanga hari igikomangoma kigutegereje. Nshobora rwose kuza kubonera igikomangoma cy'agatangaza barumuna banjye. Ariko njyewe ngomba kuza gushyingiranwa n'indwanyi y'akataraboneka. Igomba kuzagira imbaraga ndetse n'ishyaka ryo kuzanzanira umutwe wa Jalal.